Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Murasuhuzwa na mwene so umwizerwa Adolphe. Ngarutse kandi nyina ngo dukomeze tuganira ku mateka y'izi ndirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo zo mu gakiza. Mbere yuko dukomeza, reka tume twiragiza Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana itugirira neza, niwe waturinze iminsi itambutse n'uyu munsi urawuduhaye. Tugarutse Mana tugira ngo tuganire ku mateka ya bene data bagiye bakora umurimo mu buryo butandukanye, kugira ngo Mana twigire ku buhamya bwabo, natwe tuboneke ubugingo bwacu bukomeza gukomera muri wowe. Dushyigikire rero, utangirane natwe, maze uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane ko duhaye uyu mwanya. Dushimye Imana ikomeje kubana natwe, kandi dushimye Imana ikomeje kudushyigikira. Namwe kandi turabashimiye, Imana ibaha umugisha, mwebwe abakomeje kureba aya mateka dukomeje kuganiraho, aya makuru agaragara kuri iyi channel yacu, hanyuma mukatugira inama ndetse mugakomeza kutubwira ko ari byiza cyane. Namwe rero mukomeze mufashwe kugira ngo aba bene data batubanjirije bakomeze kutubera icyitegererezo. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Indirimbo yitwa ngo amasezerano yose uko Imana yatanga. Iyi ndirimbo uyishyize mu rurimi rw'igifaransa yitwa ngo promesse qui ne peut pas être rompue, ndetse mu cyongereza uwayihanze nubwo yayihanze mu rurimi rw'igiswedwa, ariko mu cyongereza yitwa ngo promises that cannot be broken, amasezerano adashobora guhinduka. Mu Giswahili ni indirimbo y'163 mu gitabo cy'indirimbo cyitwa Nyimbo za Wokovu, yitwa ngo ahadi zote za Mungu zinasimama kweli, amasezerano yose y'Uwiteka atanga aragumye, arashikamye, ntahinduka. Reka rero tubanze turirimbeho, turaririmba igitera cya mbere, cya kabiri, cya gatatu ndetse na refrain, hanyuma ubundi tugaruke tuganira ku mateka yayo. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jya ukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umwijima wo mu nzira twizera Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Kora nk'Aburahamu. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo yanditswe na Pasiteri Lewis Petrus. Uyu mupasiteri arazwi cyane mu itorero rya Pentecote, niwe wanditse iyi ndirimbo. Lewis Petrus tuzi cyane cyane yavukiye mu gihugu cya Sweden, yavutse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu mu 1884. Avukira hitwa Västergotland, aho ngaho ni mu gihugu cya Sweden, n'ubundi ni mu gace ka Scandinavia. Nabwiye ko Scandinavia igizwe n'igihugu n'uri cya Sweden, icyitwa Norvege na Finland. Ako gace gaherereye mu majyaruguru y'Uburayi. Yatabarutse ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 mu 1974. Urumva
abantu bakuru n'ubundi bari bagihari, atabarutse vuba cyane. N'ubundi yaje gutabaruka atuye i Stockholm. Stockholm ni umurwa mukuru n'ubundi w'igihugu cya Suwedi. Uyu musaza yaje gutabaruka afite imyaka 90. Imana yari yaramuhagije uburame rwose kugira ngo akore umurimo wayo. Ubundi Lewis Petrus avuka yari afite amazina atatu yitwa Petrus Lewi Johansson. Aza guhindura amazina ye, noneho agumana amazina abiri yitwa Lewi Petrus. Lewi Petrus yize muri seminari y'Ababatista kuva ku itariki kuva mu 1904 asoza mu 1906, ahita asabwa kujya n'ubundi mu gisirikare. Icyo gihe byari gusaba abakiri bato kujya mu gisirikare ku itegeko, tubyite ngo ni itegeko ryari militaire obligatoire, ryari itegeko nyine icyo gihe. Aho yararangije kwiga n'ubundi muri seminari yitwa seminari y'i Beteli. Hanyuma maze gukura birumvikana yaje gushakana n'umugore we witwa Lydia Danielson Serafia. Uyu Lydia Danielson Serafia yari yavukaga we mu gihugu cya Norvège, igihugu kiri mu burengerazuba n'ubundi bwa Suwedi, icyegeranye na Suwedi n'ubundi nabyo ni muri biriya bice bya Scandinavia. Bashakanye mu mwaka w'1913. Rero reka twerekeze no ku mirimo itandukanye Lewis Petrus yakoze. Aho ni mu nzego zitandukanye, turaza kugaruka ku mirimo yakoze mu itorero n'amateka ye ku byerekeranye n'itorero. Lewis Petrus yitwa Lewi Petrus. Yabanje gukora akazi ka mbere, ubundi yagatangiye afite imyaka 11. Yari afite ishyaka n'umuhati. Yatangiye ajya kuragira amatungo. Hanyuma ku myaka 15 yagiye gukora mu ruganda rw'inkweto, kuko na se niwo mwuga yakoraga. Ibindi yaje gukomeza n'ubundi uko yagiye akora imirimo itandukanye, ariko cyane cyane ndashaka kuvuga mu buzima busanzwe. Yaje mu mwaka w'1964 yaje gushinga ishyaka. Iri shyaka aryita ishyaka rya Kristo, ryitwa ngo Christian Democratic Party, cyangwa dushyire mu rurimi rw'igifaransa ngo Parti Démocrate Chrétien. Iri shyaka yarishinze mu 1964 agamije kugira ngo ajye muri politike, ariko abashe kuvugira abashe kurengera abantu, kuko ubwo yari afite n'ubundi ubumuntu, muri make yari afite umutima wo kurengera abantu batishoboye. Rero ashingira ishyaka kugira ngo avuganire cyane cyane abantu bari rubanda ruciye bugufi. Hanyuma iri shyaka n'uyu munsi riracyakora, rirahari n'ubundi muri Suwede n'uyu munsi riracyakora. Noneho twerekeje none ku byerekeranye n'umurimo w'Imana uko yagiye gukora. Lewis Petrus yahawe inshingano akiri muto, kuko mu 1902 yagizwe umuntu wungirije pasiteri. Urumva ahangaha ukurikije igihe yavukiye mu 1884, urumva yari akiri muto. Mu 1902 abagizwe ku myaka 16 agirwa umuntu wungirije umushumba. Hanyuma atangira n'ubundi ageze iki gihe icyatumye bigenda gutya. Ubundi yasengeraga mu itorero ry'Ababatista, noneho akaba nanone umuntu wajyaga mu itorero cyane asenga, akunda kwegera Imana. Hanyuma aza kubatizwa mu Mwuka Wera. N'ubundi iki gihe abatizwa mu Mwuka Wera mu itorero ry'Ababatista, bigaragara ko n'ubundi icyo gihe bitari muri iryo torero. Hanyuma abatijwe mu Mwuka Wera ahabwa no kuvuga indimi. Ibyo ngibyo ndabivuga ku bantu bazi aya makuru yuko ubatizwa mu Mwuka Wera, kandi Umwuka Wera ugira n'ubundi impano zo kuvuga, impano z'Umwuka Wera zitandukanye, harimo n'impano yo kuvuga mu ndimi. Lewi Petrus rero aza guhabwa impano yo kuvuga mu ndimi. Hanyuma mu 1906 aza kugirwa umushumba n'ubundi. Hanyuma mu 1907 aza guhabwa, noneho aza gushinga itorero n'ubundi, hatangira itorero rya Pentecote. Birumvikana ahangaha itorero rya Pentecote. Noneho itorero rya Pentecote
mu 1906 yabaye pasiteri noneho wuzuye, atari wa wundi wo gusimbura. Mu 1907 ajya mu itorero rya Pentecote ryari riyobowe n'umunyanoruveje. Uwo munyanoruveje birumvikana byari n'ubundi yari yagiye muri Noruveje. Agezeyo ahura n'uwo mu itorero ryitwa ngo Norwegian Pentecostal Movement. Uwo yigira muri iryo torero, hanyuma nicyo cyatumye n'ubundi aza guhabwa impano yo kubatizwa mu Mwuka Wera, kuko yagiyeyo kubasura. Agezeyo ahura n'uwo mupasiteri, hanyuma mu kuganira, mu gusengana nawe aza kubatizwa mu Mwuka Wera nk'uko nabivuze, hanyuma bituma ahabwa n'impano yo kuvuga mu ndimi. Agarutse rero, agaruka nyine muri rya torero, birumvikana agarutse muri rya torero ryo yari muri ry'Ababatista, baza kubona ko n'ubundi ari kuvuga mu ndimi, bituma noneho batumvikana kuko ritemeraga ibyo kubatizwa mu Mwuka Wera no kuvuga mu ndimi. Hanyuma barangije baramusezerera, bamubwira ko nyine adakwiye kuba muri iryo torero kuko ibyo yavugaga bitari kwemera, yavugaga mu ndimi kandi babona batabizi, batazi amakuru yabyo. Bigeze mu mwaka w'1910 haza noneho gushingwa itorero. We ubwe ashinga itorero ryitwa itorero n'ubundi rya Philadelphia Church. Iri torero rya Philadelphia Church yashinze ryari rishingiye n'ubundi kuri Pentecostal cyangwa se ku myumvire yo kubatizwa mu Mwuka Wera. Niwe waje kurishinga bamaze kumubwira ko atakomeza kuba mu itorero ry'Ababatista kuko ryo ritemeraga icyo kubatizwa mu Mwuka Wera, ntibyakozwaga ibyo kubatizwa mu Mwuka Wera. Hanyuma rero Lewi Petrus aza gushinga itorero rya Philadelphia Church mu 1910. Byatangiye ubundi ryitwa ngo Stockholm's Seventh Baptist Congregation, ariko riza guhindura noneho ryitwa Philadelphia Church mu 1910. aba ari we bwite ubyiyoborera uhereye mu 1911. Abapasiteri muri ryo arariyobora. Hanyuma Lewi Petrus, urumva wari umurimo utoroshye ari gukora muri kwa kugenda aba umupantekote. Hanyuma itorero rye riza gukomera mu kuriyobora, aza guhagarara noneho icyitwa Pentecostal Revival. Ububyutse burabyuka icyo gihe, habaho ububyutse. Abantu, itorero rya Philadelphia rigira abantu benshi babatizwa mu Mwuka Wera. Ndagira ngo babwire ngo iki gihe nibwo abantu bongeye kugira ububyutse bwo kubatizwa mu Mwuka Wera, biba igikorwa kigarutse, biba icyizere. Noneho ahangaha rero niho nshaka kugaruka ku mateka y'indirimbo yitwa ngo Amasezerano Yose. Itorero rya Pentecote muri Sweden rimaze kuvuka, nibwo yahise abona ko aho turi ni mu 1913. Twibukiranye ko iyi ndirimbo nabwiye ko yanditse mu 1913. Mu 1913 habatizwa abantu benshi mu Mwuka Wera, habona ko ari ububyutse bubayeho. Ubwo bubyutse nibwo yaje kuvuga mu rurimi rw'iwabo, yandika iyi ndirimbo. Aravuga ngo the promises cannot fail. Ahimba rero iyi ndirimbo ashingiye kuri ayo makuru. Aravuga ngo buriya amasezerano y'Imana ntashobora gutsindwa. Isezerano ry'Imana yatanze ntishobora gutsindwa. Yari ashingiye kuki? Yari arebye igihe yari amaze asenga, abona ko nta bantu babatizwa mu Mwuka Wera, kandi ari isezerano Imana yahaye abantu bose, yuko ari isezerano rizaba ku bantu bose, abantu bagomba kubatizwa mu Mwuka Wera nk'impano y'Imana yageneye abantu. Niko guhimba rero indirimbo. Aravuga ngo amasezerano y'Imana ntashobora kuneshwa. Mu Giswahili twabonye ngo amasezerano Imana itanga arashikamye, arahamye. Aho twabonye nanone wenda uwashyize mu rurimi rw'Igifaransa avuga ngo amasezerano y'Imana ntashobora kugira ikintu kiyakoma imbere. Aravuga ngo les promesses inviolables. Amasezerano Imana itanga ntahinduka. Rero nibwo yaje guhimba indirimbo mu 1913, ubwo yabonaga abantu benshi bari kugenda basorezwa isezerano ryo kubatizwa mu Mwuka Wera. Haleluya! Iki gihe hatangira ububyutse, abantu barabatizwa, abantu baba benshi. Itorero riva ku bantu 500,
ndavuga itorero rya Philadelphia, rigera mu gihe gitoya riba rigize abantu 1500, nyuma y'umwaka umwe rigira abantu 3000, nyuma y'undi mwaka ngo baragenda bagera ku 5400, rirakura riraguka. Hanyuma rero bigeze aho Lewi Petrus ubwe afata umwanzuro wo kubona yuko abantu bakwiye kuva aho ngaho ntibagume gusa muri Suwedi, ahubwo bakajya kuvuga ubutumwa mu mahanga. Aho niho yaje gushinga ikinyamakuru cyitwa ngo The Gospel Herald. Iki kinyamakuru cyaravugaga ngo ni isezerano cya Gospel Herald, bishatse kuvuga ngo ni umuntu ugenda kuvuga iby'igihe kizaza, akagaragaza n'ubundi ni inyandiko igaragaza igihe kizaza. Ashinga iki kinyamakuru cyasohokaga buri cyumweru, akajya atangamo amakuru yerekeranye n'ibyabaye mu itorero n'amakuru ari kugenda aba ku bantu bari kugenda biyongera. Iki kinyamakuru cyari icy'iryo torero rya Philadelphia Church. Abantu bakomeza rero gukizwa. Mu 1916 nibwo yatangiye kohereza abamisiyoneri. Aya makuru muyumve neza mwa bantu b'Imana. Yohereje abamisiyoneri muri Amerika y'Epfo, yohereza abamisiyoneri muri Afurika. Ahangaha ari naho baje mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane batangiriye mu burasirazuba bwa Kongo, batangirira muri Tanzania. Turi mu 1916, barakomeza cyane cyane baje mu karere k'ibiyaga bigari, bajya mu Burayi, barakomeza. Ndetse yagiye yohereza, yahise ashinga uburyo bwazajya bohereza n'inkunga, ashyiraho uburyo bwo kubaha inkunga, ashyiraho ikinyamakuru cyasohokaga n'ubundi cyitwaga ikinyamakuru cyasohokaga cyo mu rurimi rw'iwabo cyitwaga ngo Dageni. Ikinyamakuru cyari impamvu yo kugira ngo akomeze ashyigikire n'ubundi babavuga butumwa yohereje. Si ibi gusa yakoze, ahubwo yageze ahashyiraho n'ikigega gitera inkunga mu 1952. Yaje gushyiraho na radiyo. Iyi radiyo yari iyo kwamamarizaho ubutumwa, yo yayishinze mu 1955. Uyu ndi kuvuga ni Lewi Petrus, uzwi mu makuru y'uko ariyo wahagarariye ububyutse cyane cyane muhereye muri Suwedi no mu karere ka Scandinavia, natwe bukaza kutugeraho muri Afurika. Radiyo yitwaga Ibra, yayishinze mu 1955. Saha gusa yasoreje, kuko yaje gushyiraho icyitwa ngo ni Fondation Lewi Petrus pour Initiative de Philanthropique. Ni ukuvuga ngo yashyizeho fondasiyo ishinzwe cyane cyane kuvugira abantu baciye bugufi. Bivuga ko ngo yari afite ubuntu bwinshi, noneho ngo twayita ko ari ukwita ku bumuntu. Yashyizeho iyi fondasiyo cyangwa se itsinda, urwego rushinzwe kuvugira abantu barengana baciye bugufi. Muri make ahita ahagarara mu mwanya w'abantu bakwiye gukora neza, bienfaiteur niko twamwita. Uwo rero yari philanthrope n'ubu ni abantu bakora neza, bita ku bantu, les humanistes, tubyite gutyo. Ibi byose ni ibikorwa yagiye akora agamije kugira ngo akomeze ashyigikire ba bantu yagiye yohereza. Bande abamisiyoneri baje mu turere dutandukanye, bahera muri za Brazil, barakomeza mu bihugu byo mu Burayi, barakomeza muri Afurika, bagenda bavuga ubutumwa, bamaze inkuru nziza, cyane cyane bashingiye n'ubundi kuri Pentecote. Hanyuma izo nkunga yakomeje azohereza, biza kurangira n'ubundi Lewi Petrus ariwe wiswe ko ari Swedish Pentecostal Minister, ariyo wahagarariye n'ubundi igikorwa cyo gushinga itorero. Uyu twakita nka pioneer, pioneer ni uwashinze, niwe wahagarariye itorero, niwe washinze itorero rya Pentecote. Uyu munsi tubona ko ariyo wazanye n'ubundi abavuga ubutumwa yohereje, nibo baje mu Rwanda bashinga itorero rya ADPR. Uyu munsi mu Rwanda ryitwa ADPR, ariko muri Suwedi ryitwa Philadelphia Church. N'ubu riracyahari n'ubundi, rikomeje n'ubundi ibikorwa byaryo. Rero muri Suwedi niho abavuga ubutumwa baje muri Afurika, natwe batugeraho mu Rwanda, baza gushinga itorero rya Pentecote mu Rwanda barihereye igihumbi. Ayo mateka y'amatorero nayo tuzayavugaho uko iminsi igenda iza, tuzayavugaho nayo uko amatorero yagiye agera mu Rwanda, uko amatorero atandukanye ya Pentecote n'ubundi akoresha iki gitabo tujya tuganiraho
ari eyari, anglikani, ari abapresibiteri bageze gute mu Rwanda, tuzagenda tubivugaho. Nayo ndi kubabwira noneho uyu mugabo watangije itorero rya Pentecote witwa Lewi Petrus. Hanyuma we ntabwo yigeze akora ingendo nyinshi, kuko urugendo yakoze ni igihe yajyaga mu ivugabutumwa gusa mu 1924 ajya gusura, ajya muri Amerika, ajya mu ivugabutumwa. Hanyuma bigeze mu 1958 yasezeye kuba umushumba w'itorero rya Philadelphia Church. Yo yashinze arabisezera, ariko ntabwo yabisezeye kugira ngo ajye kwicara, ahubwo yabisezeye agamije gusura abantu yagiye yohereza mu ivugabutumwa. Uyu twakita ngo umuvugabutumwa itinera. Kumva ururimi ni ukuvuga ngo itinera, yakoraga nka Pawulo, agenda ajya gusura aho yagiye ashinga amatorero, akagenda akagera ahantu hatandukanye akabasura, areba ibikorwa bagezeho, cyangwa se akajya yohereza abajya gushaka amakuru y'ukuntu amatorero yashinzwe ahagaze n'ukuntu misiyo yohereje zihagaze. Nguko ukuntu yakomeje gukora, kandi umurimo wakomeza kugenda neza. Rero Lewi Petrus uyu munsi tuzi mu mateka yuko ari we washinze itorero rya Pentecote. N'ayo mateka ye niwe waje kuririmba indirimbo, hari n'izindi ndirimbo nyinshi yavuze yagiye aririmba, ariko muri rusange amateka y'iyo ndirimbo ashingiye ku kuba yarabonye ko umwuka wera yongeye kugaruka mu bantu, abantu bakabatizwa, abantu bakuzura umwuka wera. Arangije azamura aya magambo avuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakobejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Hari amasezerano Imana yagiye itanga, hanyuma noneho Imana iza gushimangiza ayo masezerano yohereza umwana wayo Yesu Kristo ngo yitange, adusigira yuko isezerano ry'uko atazadusiga twenyine, ahubwo yuko azaduha umufasha. Uwo mufasha rero byari bimaze igihe kirekire cyane umwuka wera atagaragara mu bantu, kugeza ubwo yabatije umwuka wera w'ababatista basenganaga bakavuga ngo wowe wavangiwe, baramwirukana. Ariko mu 1910 atangiza Philadelphia Church. Abo ngabo bagiye bose bagiye bemera ko umwuka wera akora. Uyu munsi n'umwuka wera n'ubundi arakora, kubazi neza ko umwuka wera akora. Kubatiza umwuka wera ntabwo byahagaze, ababihagara nuko batarabyinjiramo, ntabwo byahagaze. Umwuka wera arakora kuko ni isezerano n'ubundi Imana yadusigiye. Akomeza avuga ngo isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera azabona ayo masezerano. Akomeza agaragaza uburyo kwizera gukwiye kuba ishingiro. Turebeye kuri Aburahamu, uwarebye wari ufite kwizera kandi akaba sekuruza w'amahanga yose mu bizera. Ngo wubura amaso yawe ubari inyenyeri wizere ayo masezerano. Nubwo waba uri inshuti ugume kwizera. Ashingira ku ijambo rivuga ngo kwizera. Rero dushingiye kuri ibi ngibi urumva ko mwene data Lewi Petrus watangije itorero rya Pentecote yashingiye ku kwizera, agaragaza ko amasezerano Imana yatanze adahinduka. Ndabashimiye rero, Imana ibaho umugisha. Iyi ndirimbo ufata umwanya muririmbe, ni indirimbo ishingiye n'ubundi ku isezerano Imana yongeye gukorera mu isi ryo kubatiza abantu umwuka wera. Ubuhamya bwa Lewi Petrus bugaragara ko ari we washinze itorero rya Pentecote, hanyuma natwe rikaba ryaratugezeho, abandi bakaba bari kuba mu buzima n'ubundi bwo gusenga, kubera ko yohereje abamisiyoneri bagize uruhare cyane mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Nawe akaguma hariya muri Suwedi akomeza kubatera inkunga mu nzira nyinshi zitandukanye. Uyu munsi tukaba duhimbaza Imana. Imana ibaha umugisha.